buryo bwa weekend rero twakiriye umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Israel Mbonyi tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Watangira mbere ko dukomeza watangira utwibwira mu buryo bwa gihanzi. Icyambu yambere icyambu maze nanjye amindura icyambu angira umurobyi w'abantu Yesu ni inkoni yanjye genderaho. Nitwa Israel Mbonyi Icyambu. Yego. Ndanezerewe kuba hano. Yego Mbonyi tuguhaye ikaze. Indirimbo uri kuririmba Icyambu ubwo rero tujyana ku gitaramo ufite cyitwa Icyambu live concert kizaba kuri Noheli. Mbonyi ndagira ngo ubwire abakunzi bawe ese niki ubahishiye kuri uriya munsi? Mbere na mbere ndabasha kubashimira abakunzi banjye bose uburyo bajya banshigikira umunsi ku wundi. Buri gihe twakoze Icyambu live concert abahuzuye abantu ari benshi biba bisa neza cyane, so I wanna say thank you. Kandi icyo mbahishiye ni ibintu bidasanzwe. Uyu ni umwaka wanjye wa 10 maze ndimo ndaririmba ntangiye nsohoye album ya mbere nayisohoye muri 2014. Ubu rero uyu mwaka wa 10 nawisemo kugira special aza ibintu bidasanzwe batarigira babonaho. Ndifuza ko bizabera surprise kugira ngo nibaza bazabona ibintu batarabona, iby'amaso batigeze kubona, iby'amaso atarabona. Yes. Mbonyi tugana ku musozo n'ubuhe butumwa waha abakunzi bawe? Nabwira ko ndabakunda kandi ndabakumbuye. I can't wait to see you kuri Christmas. Muzaze mwese mukomeze mugura amatike ni kuri www.ticket.rwa kugira ngo tuzabane urura munsi bizaba ari mu by'umugisha. Yego, wasezera gute abakunzi bawe mu buhe buryo? Niba nkugiriye umugisha unyibuke, ijisho ryawe nirimbeho ibihe n'ibihe, iri ni isengesho mpumene y'umutima, icyo nsaba tugumane niba nkugiriye umugisha. Israel Mbonyi reka tugushimire cyane, wakoze kubana natwe, wakoze kutwinjiza mu buryo bwa weekend neza. Murakoze cyane. Twifurize kuzagira igitaramo cyiza. Murakoze cyane.